Nguhaye ikaze muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakorera amafaranga ku rubuga rwa TikTok uri mu Rwanda, cyangwa se turebe inzira wakoresha TikTok ikaba yakubyarira amafaranga. Abantu benshi bakunze kwibaza koko niba TikTok ihemba mu Rwanda, niba amavideo postinga n'ibindi ushyiraho hari igihe wazagera ugahembwa. Aka kanya rero reka tubive muzi. Uyu munsi ubajije umuntu akakubwira ko TikTok idahemba mu Rwanda, n'undi nawe wamubaza akakubwira ko ihemba. Aba bantu bose uko ari babiri bashobora kuba bakubwira ukuri, kuko ugenzuye buri umwe akaguha n'ingingo ze, uhasanga buri wese afite ukuri kandi afite ingingo agenderaho. Aha rero ushobora kubyumva cyangwa se nanjye ndi kukubwira ibi ugahita wumva bikubereye nk'amayobera matagatifu yayandi abaseserodoti batubwira muri misa. Ikintu ugomba kumenya nuko TikTok igira uburyo bwinshi bwa monetization, ariyo mpamvu umuntu akubwiye ko idahemba undi akakubwira yuko ihemba mu Rwanda, biba bitewe n'impamvu, biba bitewe n'uburyo umwe akoresha. Ugasanga niba umwe yifuza yuko wenda imuhemba kuri video, ugasanga wenda ntibuhaba ubwo yashakaga, undi ugasanga akoresha ubundi. Icyo gihe rero buri wese ashobora kukubwira bitewe n'uburyo yashakaga gukoresha, agasanga ntibukunda. Reka noneho rero twanzike tubive muzi. Ese koko mfunguye TikTok ndi mu Rwanda ni gute nayibyaza umusaruro? Aha ngiye kukubwira uburyo nka butatu ushobora gukoresha ugakorera amafaranga kuri TikTok uri mu Rwanda. Inzira ya mbere abakoresha TikTok bo mu Rwanda bakoresha ni uburyo bwo kwamamaza. Burya ibigo by'ubucuruzi bikenera abantu bakimenya bose, cyangwa se abantu b'abasitari baba bafite abantu babakurikira, kuko baba bazwi mu bintu runaka, bakaba babafasha kwamamaza ibicuruzwa byabo cyangwa se n'izindi serivisi batanga. Iyi rero iba ari inzira yo kuba babaha akazi, babaha amafaranga. Noneho bitewe n'aba bantu babakurikira, ugasanga product zabo bazicishije kwa ba bantu, bakagenda basobanurira abantu uko zikora, uko ziteye, uko zigura n'ibindi bitandukanye. Iki gihe rero aya makampani iyo yegereye aba bantu abaha amafaranga. Iyi niyo nzira ya mbere abantu benshi bakunda gukoresha mu Rwanda. Inzira ya kabiri rero abantu bakunze gukoresha mu Rwanda kugira ngo binjize amafaranga kuri TikTok ni ukujya live cyangwa se gukora live. Nujya TikTok ufunguye nka TikTok wenda ushaka kwirebera utu video, uzasanga abantu bari live bari kuganira nko ku ngingo runaka, bari kuvuga ibintu bitandukanye. Aha rero bashobora kuhakorera amafaranga. Aha rero ushobora kwibaza ngo ese kujya live kuriya mfungura live cyangwa se ndeba abantu live bari kuganira bisanzwe byaba byarira amafaranga gute? Gukora live ikaguha amafaranga ni ibintu bisaba ubwenge, binagoranye ariko birashoboka. Uti bigenda gute rero? Gukora live ubundi ahanini uba ushaka kwereka cyangwa se kwegera abakunzi bawe, mukaganira, mukungurana ibitekerezo, ukabaganiriza ibintu wabateguriye n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe rero wakibaza ngo amafaranga ava he muri cya gihe cyo kubaganiriza? Umunsi uzaba uri live kuri TikTok runaka uri nko kuyikurikira, uzabona hari utuntu tuzamuka abantu bari gutanga twitwa amagift. Mu Kinyarwanda twabyita nk'impano. Biriya bintu byitwa amagift umuntu babihaye ni ukuvuga ngo abibyaza amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyo live irangiye hari ahantu bamwereka ngo amagift wabonye naya, afite agaciro kangana gutya, nyine yavuyemo amafaranga angana gutya. Hari abantu rero benshi bajya bibaza ngo ese ngo kugura gift, gutanga gift biba bimaze iki? Ese hari ikintu bimaze? Biriya rwose ari amafaranga abantu baba bari gukorera kuri ubona babahereza, ni amafaranga. Icyo biba bisaba rero kugira ngo ukorere amafaranga kuri TikTok nk'ubwo buryo bwo kuguha gift, ni ugutegura live imeze neza, ugategura topic imeze neza, kugira ngo umuntu uzaza no kuri live yawe niyumva ibintu ari ingirakamaro kuko yumvishe bimushimishije, icyo gihe azaguhe gift. Icyo rero nicyo amagift aba amaze. Ni ukuvuga ngo uriya muntu umuyahaye iyo zibaye nyinshi ashobora kuzibyaza amafaranga akayabikuza rwose akayatunga.
ubu buryo rero bwo gukora live abantu bakaguha gift bisaba kuba ufite abantu 1000, ufite n'imyaka 18. Nabonye akenshi aricyo bisaba. Ushobora gukora live ugatangira gake gake, abantu bashobora kuguha ama gift. Ushobora gukora live ukavuga kuri topic runaka wateguye, ushobora gukora ibyo bita match cyangwa se n'ibyitwa game, ni hahandi mugenda nyine mugahangana muri nka babiri cyangwa se abandi bantu batandukanye, ku buryo bitewe n'ibintu muri gukora kuri live n'uburyo muhanganye muri gukora iyo game, uwo bishimiye bagenda bamuha ama gift. Ubwo rero mushobora kubukoresha. Ubundi buryo nanone bw'ama gift ni uburyo bw'ama gift kuri video. Akenshi wujuje nk'abantu 10,000 nibwo ubu buryo bukunda. Icyo gihe umuntu areba video zawe yazishimira, akaba yaguha ibi twita ama gift cyangwa se impano kuri video zawe. Kugira ngo utange gift rero bigenda bite? Ngira ngo nakoze video y'uburyo batanga gift ukoresheje nk'amafaranga ufite kuri balance kuri TikTok. Kuri wenda baguhe gift nawe ugashaka kuzivunjishamo amacoin. Kugira ngo utange gift ugomba kubanza kugura ibyo bita amacoin. Amacoin ukayavunjisha cyangwa se ugakoresha n'ikarita. Hari ikarita nyine zemera bikorana, ikarita z'amabanke n'ayandi makarita atandukanye. Ukaba wafata amafaranga usanganywe ukaguramo ibyo bita amacoin. Ni ukuvuga ngo udafite amacoin kuri account yawe ya TikTok ntabwo ushobora guha umuntu gift. Ngira ngo ushobora kujya muri video zanjye ndayishyira muri description urebe ukuntu ushobora kugura ama gift ukoresheje TikTok balance. Kuri ubu ufite amafaranga kuri balance wenda nawe baguhaye gift ukaba wakongera ukazivunjisha, ushobora kureba iyo video ndayigushyiriraho muri description. Uburyo bwa gatatu abantu bakoresha rero bakorera amafaranga kuri TikTok ni uburyo bwitwa affiliate marketing. Ubu buryo ni uburyo abantu bakoresha TikTok bakoresha bakaba bakinjiza amafaranga, ntabwo aza direct kuri TikTok yawe, ahubwo wifashisha TikTok ikakubyarira amafaranga mu buryo bwa affiliate marketing. Bigenda bite rero? Affiliate marketing ubundi ni uburyo bwo kwamamaza ibicuruzwa kuri internet. Hari ama website cyangwa se imbuga runaka ziba zifite ibicuruzwa ariko zikagira n'uburyo bwa affiliate. Ni ukuvuga ngo ni hahandi ugenda ukaba wafungura nka account kuri urwo rubuga rwabo cyangwa se iyo website yabo, bakavuga ngo iki gicuruzwa uramutse ucyamamaje ukagicuruza wenda twaguha 10% ku iyo wacuruje, cyangwa se umuntu uzaca kuri ya link yawe wakoresheje ku rubuga rwawe akagura wenda wabone 10% yayo bacuruje. Icyo gihe rero bigenda gute rero? Bisaba iki? Bisaba ko wubaka account yawe ya TikTok, noneho ugafata link. Ubwo no kuvuga ngo ujya kuri za mbuga zemera ubwo buryo bwa affiliate marketing, ugakora link yawe ukayizana kuri TikTok yawe muri bio hahandi kuri account yawe kuri profile ugashyiramo iyo link. Bivuze ko umuntu ucaho wese akaba yagura igicuruzwa aciye ku iyo link yawe, ubona commission ku gicuruzwa cyose wamamaje. Bisaba iki rero kugira ngo ukore affiliate marketing kuri TikTok? Biragusaba kugira abantu byibuze 1000 bagukurikira. Kubera icyo abantu 1000 nibwo bizakunda yuko ufata link iri clickable. Ya link umuntu ashobora gufata akayifungura ukayishyira kuri TikTok yawe muri bio cyangwa se kuri profile. Ubwo rero nugira aba followers 1000 nibwo bikunda kuba bashyiraho link umuntu akayifungura bikemera. Ikindi rero wakora kugira ngo ubu buryo bukunde no gukora video wiyemeje, byo bita content mu rurimi rw'icyongereza. Kubera icyo ururimi rw'icyongereza? Ururimi rw'icyongereza ni ururimi rukoreshwa ahantu henshi ku isi, ni n'ururimi rw'ubucuruzi. Ubwo rero iyo urukozemo ntabwo video zawe ziguma aha hafi abantu bumva ikinyarwanda cyangwa se ni Burundi naha badukikije babasha kumva ururimi rwacu. Video zawe zirasakara zikagera no mu bindi bihugu, ukagira aba followers benshi bari international. Iki gihe rero ikintu bigufasha ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo ukora nka content mu cyongereza biroroshye yuko uzagira abantu bagukurikira n'aba followers baturuka mu bihugu byateye imbere. Urugero wenda nka Amerika, Australia, za Ubwongereza n'ibindi bihugu bitandukanye.
ibi bihugu nibyo abaturage baho bamenyereye kugura kuri interineti. Urabona nko muri Afurika ukoze affiliate marketing, yego irahaba, abantu bamaze kujya wenda babimenyera gake gake, ariko ntago muri Afurika bwaguha amafaranga neza. Ubashije rero gukora izo content z'icyongereza, ukabasha gutagetinga audience yenda yo mu biriya bihugu byateye imbere, abantu bamenyereye kugura kuri internet, no kuvuga ngo ushobora kubona commission rwose ugakorera amafaranga. Ubu buryo ntiburasakara wenda ngo bube kimenya bose, ariko hari abantu babukoresha kandi bakabona amafaranga. Uburyo bwa nyuma rero ari bwo bwadutse muri iyi minsi abanyafurika benshi bari gukoresha, ni uburyo bwo gufungura account ya TikTok iri international cyangwa se account mpuzamahanga. Account rero, TikTok account iri international rero ibikora ite? Ni ukuvuga ngo nureba TikTok usanzwe ufite yo mu Rwanda, nujya muri setting ukajya muri creator tools, uzabona ko uburyo bwo gukorera amafaranga ni buke cyane. Harimo video gift ndetse na live gift, ngira ngo ni ibyo bintu nka bibiri, urumva buba ari bukeya nyine. Ariko umuntu ufite international account ni ukuvuga ngo abona uburyo bwinshi butandukanye, haba harimo porogaramu nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo nka porogaramu ibirimo abantu benshi baba bakurikiye ni porogaramu ihembera kuri views, iyo bita creativity porogaramu beta. Ni ukuvuga ngo babandi mujya mumbaza ngo ese ngo TikTok ngo aya mavideo dushyiraho ngo tuzayahemberwa ryari, ni ukuvuga ngo udafite iyi account iri international, ngo uba ufite muri creator tools porogaramu yitwa creativity porogaramu beta, udafite iyo tool ntago video zawe zizigera zihembwa kuri views. Niyo mpamvu rero ukeneye account iri international. Account iri international rero kugira ngo iguhembere kuri views, ugire iyo porogaramu yitwa creativity porogaramu beta izabasha kuguhemba kuri views kuri video zawe, ntago iba mu bihugu byose. Iba mu bihugu nka 7, iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba mu Butaliyani, ikaba mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Brazil, Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Ubwo rero uramutse ushatse gufungura account iri international kugira ngo ubone ubwo buryo bwo guhembwa kuri video, wakoresha ayo marokasiyo y'aho hantu. Bigenda bite rero kugira ngo wenda ubone iyo account iri international? Inzira abantu bakoresha babona ama account iri international, aya ngaya afite zino porogaramu, ntabwo ari iyi porogaramu agira yonyine, hari n'izindi porogaramu nyinshi, hari zo gukorana n'abahanzi ugapromotinga ibihangano nabwo cyarebwa cyane bakakwishyura, harimo n'ibindi byinshi rwose wakoreshamo ukabona amafaranga. Inzira rero wakoresha ukabona account international ni izi ngizi. Inzira ya mbere, hari imbuga zicuruza izo account ziri international, abantu bajyaho bakazigura. Ubwo no buryo abantu bamwe bakoresha. Ubundi buryo bwa kabiri nubwo abantu bagura nk'amasimukadi, wenda ukagura nka simukadi ku mbuga zicuruza simukadi cyangwa se zo mu ibyo bihugu, ukaba wagura iyo simukadi yaho ugakoresha na VPN ugafungura account yawe. Ubundi buryo bworoshye bwakorohera ni ukureba cyangwa se ukabwira umuntu muziranye. Niba ufite umuvandimwe uba mu ibi bihugu, niba ufite umuntu muziranye, uramubwira akagufungurira account. Iyo agufunguriye account ntago yiguhereza ngo utangire uposting. No kuvuga ngo tuvuge wenda ubwiye umuntu uri mu Bwongereza cyangwa se mu Bufaransa agufunguriye account. Amaze kugufungura account arayiguhaye, uyifunguye uri mu Rwanda utangiye gupostinga ama video. No kuvuga ngo TikTok ishobora kukubaninga kuko ibibona ari nk'amanyanga wakoresheje. Kubera iki? Kuko nawe reba umuntu ari mu Bufaransa ntago kano kanya yaba ageze mu Rwanda cyangwa se ari mu Bwongereza, byanze bikunze ushobora kumutwara wenda nk'umunsi umwe cyangwa 2. Icyo gihe rero bisaba ngo urebe ese mu icyo gihugu ngiye gukoresha kugira ngo nzave yongere mu iki gihugu ndimo, wenda mve nk'iburayi ngera mu Rwanda, wenda tuvuge nkoresheje Ubwongereza, kuva mu Bwongereza ugera mu Rwanda bitwara iminsi ingahe. Iyo minsi ushobora kuyibara ukavuga ati reka nyihorere ntarakoresha iyi account, noneho iyo minsi nigera mfungure account ntangire nyikoresha. Ubwo buryo rero abantu barabukoresha bugakunda.
ubwo rero ni uburyo wakoresha ukabona akawunti iri international, ukaba wahembwa kuri views kwa kundi mu posting amavideo, ukaba wahembwa ukabona n'izindi monetization ziba zirimo zitandukanye. Ubwo rero ni uburyo n'inzira zitandukanye wakoresha ukinjiza amafaranga kuri TikTok. Ni ukuvuga ngo abantu benshi baba bibaza uburyo babigenza, ariko ikintu cya mbere buryo ugomba kumenya ni impamvu yakuzanye kuri TikTok. Mbere yo kuza kuri TikTok ukora amavideo, banza nyine urebe neza, umenye impamvu yakuzanye. Ese wahaje kuruhuka, wahaje kugira ngo wenda umenyane n'abantu, wahaje kugira ngo umenyekane, wenda uzabibyaza umusaruro, uzabibyaza amafaranga? Biterwa n'impamvu yakuzanye, ukamenya icyakuzanye, ukamenya n'uburyo wayibyaza umusaruro bitewe n'icyo wiyemeje. Mwakoze cyane rero gukurikira ino video. Nkwibutsa niba ugeze hano bwa mbere gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ukaduha comment y'ikindi twazavugaho ubutaha. Murakoze.